Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe, nshimye Imana ku bw'aka kanya keza yongeye kuduha, kuba ikiturinze tukaba duhumeka umwuka w'abazima, tukaba tukiriho, tukaba tukiri bazima, ni umugisha kuko dufite amahirwe yo kumenya byinshi muri uru rugendo, ndetse no mu buzima busanzwe dufite amahirwe yo gukomeza gukora, ariko tugakora twubaha Imana, atari ugupfa gukora gusa. Hanyuma nk'uko mubizi turimo gusoma igitabo cyiza cy'umugenzi cyerekana uru rugendo turimo rujya mu ijuru. Ese umuntu arutangira gute? Ese umuntu arukomeza gute kugira ngo abashe kugera iyo ajya? Hanyuma ku bantu bankurikiye bwa mbere, nitwa Umuhoza Sylvie, bahaye ikaze namwe muze dukomezanye iyi nzira. Reka dutangire dusenga ubundi tuze dusoma twumve icyo umwuka avugana natwe. Ndakwinginze nitujya tuba dusoma ujye ufata ibyo turimo gusoma ubishyire mu buzima bwawe, ntugire ngo ni ibya mukristo uriya nyine, ahubwo ni wowe mukristo urimo kugenda ute mu nzira. Ese inzira Yesu yakweretse niyo ukirimo, cyangwa waba warayivuyemo bitewe n'abo wahuye nabo cyangwa se n'ibyo wahuye nabyo? Reka dusenge ubundi dusome. Data mu izina rya Yesu, urakoze, turagushimiye ku bw'aka kanya keza uduhaye. Reka imitima yacu wongere uyigishe, kandi duciye bugufi kugira ngo utwigishe ibikwiriye. Reka uduhe kubyumva, kandi mwami udushoboze no kubyumvira mu izina rya Yesu. Ngaho ngwino uvugane natwe, uvugane na buri mutima wose, izina ryawe rigera dusenze twizeye, amen. Ubwo twaherutse mukristo ahura n'uwitwa Bwenge bw'isi. Bwenge bw'isi atangira kumuyobya, amukura mu nzira bari bamweretse ikwiriye, irimo nyine ibibazo n'ibigeragezo cyangwa se n'ibintu bitandukanye tugenda duhura nabyo muri iyi nzira cyangwa se muri ubu buzima bw'ubukristo, bimwe na bimwe bisa nkaho bidafite ishusho. nk'uko abantu benshi ntabwo bamenya ibintu baba bacamo, kuko niba hari ibintu byinshi ab'isi bemerewe kandi bibahesha amahirwe, ukaba wowe utabyemerewe, mu by'ukuri nayo ni inzira igoye. Ariko ugomba kubaho ubuzima Imana ishaka kurenza uko wabaho ubuzima buguhesha iby'isi, buguhesha ibifatika, ariko ari ubuzima Imana itishimira. Icyo gihe uba uri mu nzira y'irimbukiro. Rero mukristo tujya duhura n'ibintu byinshi bidukura mu nzira, kandi biprofita ibihe turimo. Niba ari ikibazo ufite cyangwa se ari ibihe bikugoye ufite, ni aho ngaho Ubwenge bw'isi aprofita kugira ngo abashe kugukura mu nzira. Rero ugomba kuba maso, ntutinye icyica umubiri, ahubwo utinye icyica ubugingo, kuko umubiri waba uriho uyu munsi, ejo n'ubundi ntuba uriho. Niyo mpamvu udakwiye kuwumvira kugira ngo ugushuke, ahubwo ukwiye kumvira Imana, ukita ku bugingo, ukita ku iherezo ryawe. Cyane ko mba ndiho uyu munsi, ariko ntazi niba ejo nzaba ndiho. Uyu munsi abantu bashyinguwe cyangwa batashye cyangwa bavuye mu mwuka, ntabwo bari bazi ko uyu munsi bazaba batakiriho. Nabo bari bafite imishinga itandukanye nabo bagomba kuba barimo gukora. Rero dukwiye kubyitaho kandi tukabyitondera. Ntabwo urupfu rutinya ubukene cyangwa se ubukire cyangwa icyubahiro cyangwa amashuri cyangwa ibindi, ahubwo igifite agaciro, reka twubahe Imana ko nizi igihe dufite. Rero reka dusome twumve ukuntu uriya yaramuyobeje akajya amushuka ngo najye ku musaza ngo uri bumufashe ngo mvugo nziza, ngo mwikirisha amategeko, amukura mu nzira ikwiriye. Uriya yari mubwirizabutumwa yari yamushyizemo, imujyana ku irembo ari buze gukurirwaho umutwaro. Noneho uyu nguyu bahuye aramushuka. Reka twumve mukristo yumvisha ibyo, amara akanya ashidikanya, maze yemera kumwumvira, yibwira ati, niba uyavuze ukuri nagira ubwenge, nakurikiza inama angiriye. Maze aramubaza ati, inzira ijya k'uwo muntu mwiza iri he? Bwenge bw'isi aramwereka ati, ntureba uriya musozi muremure? Mukristo ati, ndawubonye. Bwenge bw'isi ati, komeza inzira ikikiye uwo musozi, inzu uri bubanze kugeraho niyo ye. Nuko mukristo ateshwa inzira ye, akomeza inzira ijya kwa mwikirisha amategeko kugira ngo amufashe. Maze ageze hafi y'uwo musozi
abona utumbagiye cyane kandi abona uruhande rwawo ruhereranye n'inzira rubogamye cyane, bituma atinya gukomeza kugenda kugira ngo umusozi utamugwira. Nuko arahagarara ayoberwa icyo gukora, kandi umutwaro we urusha kumuremerera uko wamuremereraga atarateshuka inzira. Aha ngaha ni hahandi usanga uri mu nzira watangiye inzira y'ubukristo, Imana iri kugenda hari ibintu igukuraho bidafite umumaro, wakuye mu byaha, igutangiza ubuzima bushya, kwa kundi ijambo ritubwira ngo ntawe usuka vino nshya mu mufuka ushaje. Imana irimo kugukuraho ibishaje kugira ngo ibone ko ikuzuza umwuka wera, ibone ko izaguha ibishya bizima, ariko bitazaguteshutsa ngo bikuvane mu nzira. Ko mbibutse ko icyo Imana igambiriye cyangwa Yesu ahaye agaciro ni ubugingo bwacu, kuko ni ubuzima bw'iteka umuntu azajya kubamo, ni nacyo cyamuzanye. Niyo mpamvu abwitaho cyane kurenza umubiri. Ikintu yaguha mu mubiri kigatuma utakaza ubugingo, inshuro nyinshi arakikwima, ariko Satani arabitanga. Iyo ubishatse uca no mu zindi nzira ukabibona rwose, ariko igikwiriye ni ukurindira Imana ikaducura, ikatugenza uko ishaka, hanyuma ikaduha ibidukwiriye. Hanyuma uyu nguyu urabona hari ukuntu umuntu ajya mu materaniro agakubitana n'umwuka wera, agatangira amubwira ihane, nutihana uzarimbuka, aka ni akanya uhawe ko kugira ngo wihane, kugira ngo ukize ubugingo bwawe utazarimbuka. Bakakubwira ibintu nk'ibyo ukumva ubwoba burakwishe, rimwe na rimwe ukihana ugahita utangira ubuzima, cyangwa se ukavuga hari ahantu ntabwo nzasubirayo. Bakubwira nabi. Ariko hari izindi nsengero yewe we ntushobora kugira ngo bakubwire ku cyaha cyawe, ntushobora kugira ngo bagutokinge ngo ihane, ntushobora kujyayo ngo ubone hari ukuntu bakurebye kubera ibyaha byawe. Ujyayo ugasanga ni amahoro, uko wagiye n'ibyaha niko utashye, ukwezi kugashira, amezi agashira menshi, ubuhanuzi bw'ibyiza buguhumuriza, bukugira habe kuvuga ku cyaha. Abo ni ba mvugo nziza. Yewe mwirinde kandi mwitonde. Umuntu nakubwira nabi, cyangwa se nta nubwo abakubwira nabi, ni umwuka ukuburira akakubwira ihane, ibi nutabireka uzarimbuka, ibi Imana ntibikunda. Uwo nguwo ntuzamufate nk'umugome, ahubwo bwenge bw'isi uwo arimo kukuyoboraho ba mvugo nziza n'abande batakubwira ku cyaha kugira ngo utabivamo ukagenda, abo ngabo uzabatinye. Aba rero niba uyu nguyu yahuye nabo. Kandi uwo musozi urabya ibirimi by'umuriro. Ukuva ibice twavuze ko ijambo ry'Imana tuzajya dusangamo hano, tuzajya tugenda turisoma kugira ngo twumve icyo ririmo kutubwira, ubundi tubone gukomeza, kuko iki gitabo kigenda n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tugomba kucyubaha tukacyumvira, ndetse na kiriya twabanje nacyo niko cyari kimeze. Kuva ibice 19 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18, katwumva icyo hatubwira. Haravuze ngo ku wa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, igicu gifatanye kiba kuri uwo musozi. Ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana. Abantu bose bari mu ngando z'amahema bahinda umushyitsi. Ni hangaho uyu nguyu umusozi watangiye kurabya ngo ibirimi by'umuriro. 17 Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana. Bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Umwotsi wawo ucumba nk'uw'ikome, umusozi wose utigita cyane, agira ngo agiye gushya. Uwo musozi wa Sinayi niwo yari ariho, hanyuma Imana iwumanukiramo. Mu by'ukuri uyu mubwirizabutumwa niwe Imana yamanukiyemo
ariko umusozi ubanza gutigita kugira ngo ahinda umushyitsi, nyine arahagarara. Uyu mubwirizabutumwa araza agira ngo agiye gushya, aratutubikana ahinda umushyitsi. Abaheburayo 12 murongo wa 21. Tuhasome naho twumva icyo havuga. Havuze iki? Haravuze ngo ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi. Nawe yahinze umushyitsi, atangira kwicuza kuko yumviye bwenge bw'isi. Uyu muntu kuko yari afite umwuka w'Imana cyangwa se azi icyamuhagurukije n'aho agiye, yatangiye kwicuza impamvu yumviye bwenge bw'isi. Ariko hari abaticuza akavuga ati bwenge bw'isi urakoze kunyobora hari ahantu hariya n'ubundi banteshaga umutwe, ibintu byose bari babinkuyeho bandondora buri munsi bagira gute, hanyuma kwa bwenge bw'isi aho yakujyanye ukumva ariho heza. Nta kwicuza, nta gutekereza, nta kumenya. Ariko Imana yo mu ijuru isanga abantu bamenye ko bavuye mu murongo, cyangwa se abarimo babashuka babakura mu mwanya muzima umwuka w'Imana yabashyizemo mu nzira ikwiriye. Ibyo wayihuriramo byose ndakwibutsa ko ariyo nzira ihinguka mu bugingo. Nushaka guhitamo iyikoroheye uzayihitemo, ariko iyi ngiyi irimo ibibazo n'ibigeragezo byo kuducura bituma dusenga tukaba mu mwanya, ntitwirare ntiturangare. Dore isi ifite ibirangaza byinshi kandi umukwe ari hafi kuza, yaza ejo yaza ejo bundi. Niyo mpamvu iyi nzira tugomba kuyigumamo kuko ituma tutirara. Uwo mwanya abonye mubwirizabutumwa aza ahari agira ipfunwe, maze mubwirizabutumwa aramwegera, amugezeho amureba igitsure gikomeye, aramubaza ati wazanywe n'icyaha? Mukristo araceceka ntiyagira icyo amusubiza. Umubwirizabutumwa arongera aramubaza ati si wowe nabonye uririra inyuma y'umudugudu wa Rimbukiro? Mukristo aramusubiza ati mutware ni njye. Umubwirizabutumwa ati sinakuyoboye inzira ijya kuri rya rembo rito? Mukristo ati mutware wayinyoboye. Umubwirizabutumwa ati nuko rero niki cyatumye utareka kuyoba? None dore nturi mu nzira. Mukristo ati maze kwambuka isayo gahinda gasaze, nahuye n'umuntu niwe wanyoboye kujya mu birorero biri imbere, ngo ndabonamo umugabo ubasha kunkuraho umutwaro wanjye. Umubwirizabutumwa ati asate? Mukristo ati yasaga n'umuntu mwiza, ambwira byinshi, bitinze nemera ibyo ambwira, nza hano. Maze mbonye umusozi ubogamiye iyi nzira cyane ushaka kungwira, ndahagarara. Umubwirizabutumwa ati uwo muntu yakubwiye iki? Mukristo ati yambwiye kwihuta ngo nkurweho uyu mutwaro. Nanjye nti nicyo nshaka, nti nicyo gitumye njya kuri ririya rembo, kugira ngo bambwirireyo ibyo ndi bukore ngo ngere ahantu ho kuwukurirwaho. Ambwira yuko anyereka inzira nziza y'ubusamo itarimo ibyago nk'iyo wanyoboye, kandi ambwira ibyamwicisha amategeko n'umwana we. Ndabyemera nteshwa inzira, none sinzi icyo ndi bukore. Umubwirizabutumwa ati ba uhagaze aho mbanze nkubwire amagambo y'Imana. Mukristo ahagarara atengurwa. Umubwirizabutumwa aramubwira ati mwirinde mutanga kumva iyo ivuga ubwo ba bandi batakize kuko banze kumva uwabahanuriye mu isi. Twe tuzarushaho cyane kudakira niba dutera umugongo itubwira iri mu ijuru. Abaheburayo 12:25. Mwirinde mutanga kumva iyo ivuga ubwo ba bandi batakize kuko banze kumva
iyababuriye iri mu isi, nkanswe twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Niryo jambo n'ubundi rihanditse. Kandi ati nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Kuvuga ngo iyo uteshutswe inzira Imana yari yagushyizemo y'urugendo, hanyuma ugatangira gusubira inyuma, hari abagushutse cyangwa se wowe ubwawe ugize gusubira inyuma muri wowe, ntabwo Imana iba ikikwishimira. Uko wabigenza kose, uko wakomeza ugahimbaza kose, ukabigenza ute, wavuye mu nzira Imana yagushyizemo, ntabwo Imana iba ikikwishimiye. Abaheburayo 10 umurongo wa 38, katwumve nabaho niba aricyo bivuga. Haravuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Maze abisobanura atya ati nawe urirukira mu byago, utangiye kwanga inama wagiriwe n'Imana isumba byose. Niyo mpamvu umuntu w'Imana ashobora kukugira inama, wowe ukabifata nk'aho ari umuntu, kandi ari Imana yari irimo kuvugira muri we. Inama akugiriye ayobowe n'Umwuka Wera, ni Imana iba iyikugiriye. Niyo mpamvu ukwiye kwita kuri ibyo, aho kugira ngo, kuko iyo wanze ikintu, inama nzima umuntu w'Imana yakugiriye, uba wanze inama Imana ikugiriye. Ngo ukura ikirenge cyawe mu nzira y'amahoro, usigazaho hato ukajya mu kaga ko kurimbuka iteka. Kurimbuka iteka nicyo kintu gikomeye, nicyo abantu bakwiye kwitaho. Hanyuma Satani nawe nicyo aba ashaka, yagucomora gato mu kantu gatoya, akakuvana aho wari uri akagutereka ahandi mu kantu gatoya gusa, hanyuma ukaba utangiye inzira yo kurimbuka. Niyo mpamvu dukwiye kwitonda tugasenga Imana, ukumva niba inzira urimo ariyo wakabaye urimo, cyangwa se niba inzira urimo ariyo wari urimo na mbere ugikizwa, ucyuzuye Umwuka Wera, ucyumva uryohewe n'ibintu by'agakiza, cyangwa se warateshutse kubera iminsi n'ibihe, imigisha Imana yaguhaye yatumye uteshuka, uva mu nzira, wigira undi muntu, wigira umusirimu, wigira urenze. Imana yo mu ijuru idufashe, idushyire mu mwanya ukwiriye, ariko biterwa n'uko uyemereye. Uwo mwanya Mukristo amwikubita imbere nk'upfuye, arataka ati mbonye ishyano ndapfuye. Umubwirizabutumwa abibonye amufata ukuboko kw'iburyo, aramubwira ati abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi. Matayo 12:31. Matayo 12:31. Havuze iki? Haravuze ngo nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka Umwuka Wera n'icyaha kitazababarirwa. Wenda iki nacyo tuzakivugaho, se gutuka Umwuka Wera ni iki? Ariko igihe cyose Imana igushyize mu nzira ukanga kuyumva, cyangwa se ukanga kwihana icyaha Umwuka w'Imana yakikwemeje, bisa no gutuka Umwuka Wera, bisa no kubwira Imana ati mvaho, n'ubundi byawe nabonye nta mumaro byangiriye. Ibyo rero bikujyana mu kurimbuka nta kabuza. Kandi we kuba utizera, ahubwo ube uwizeye. Yohana 20:27. Havuze iki? Aravuze ngo maze abwira Toma ati zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ushyire mu rubavu rwanjye. Kandi we kuba utizera, ahubwo ube uwizeye. Ni ukuvuga ngo niba unacumuye ukihana, subira mu murongo nyakuri, wizera imbabazi, kuko Imana irababarira. Nicyo gituma ajya mu mudugudu witwa Ngeso Nziza gusengerayo.
ngo kuko aryoherwa n'amagambo y'isi. Aha, katurebe oya. Ngo kandi we kuba utizera ahubwo ube uwizeye. Amuhagarara imbere atengurwa nka mbere. Ndumva twarekera aha, hanyuma tukazakomereza aho mubwirizabutumwa yari arimo amusobanurira bwenge bw'isi noneho uwo ari we, kugira ngo abashe kumumenya ndetse natwe tubashe kumumenya, hanyuma tujye tubona uko tumwirinda niduhura nawe. Imana rero nibane natwe kandi Imana ibahe umugisha. Reka dusoreze hano, tuzakomeza. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye ku bw'aka kanya keza uduhaye, kandi n'ibyo twigishije turabyumvishe. Ngaho komeza uha imitima yacu kuzirikana icyo twumvishe, Satani ntagikuremo gutyo nk'uko ajya abibura imbuto wabibye. Uduhe kuba maso kuko aricyo kidukwiriye. Bakoze ndagushimiye, ngaho komeza kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Reka mbibutse mureke dufatanye uyu murimo. Ubu butumwa wawusharinga, niba bugufashije wahereza abavandimwe bawe, wahereza inshuti zawe kuba babikurikira, cyangwa se niba bikurikire si ibyacu, ni iby'Umwuka Wera, ariko dufatanye, kuko ntube mu nzira, ntube muri ubu bwami urimbura mumaro udafite icyo ukora, udafite umwete wo kugira ngo habe hariho benshi bahinduka. Ni ukuri nicyo cyerekana ko ukunze Yesu kandi uhaye agaciro gucungura ubugingo bwawe. Gira umwete kugira ngo n'abandi benshi bataramenya umwami Yesu babashe kumumenya, ndetse n'abamumenye babashe kubona ijambo rizima ribahembura, ribagumisha mu nzira ikwiriye, kuko ibibavana mu nzira nyayo bibashyira mu nzira idakwiriye bireze. Reka dufatanye kuvuga ubutumwa buzima buhembura abantu. Urakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.